nzamo muri APR suko ari umukinnyi ukomeye nuko APR ibona abanyamahanga benshi gomba kuba rundi imbere inyuma ikihanganira abanyarwanda ifite igacumbagiza abahari nuko na Ombolenga kina nuko na Kagege kina kuki se wihangana kandi ufite ubushobozi kwihangana nyine rese wagura abanyamahanga utazakinisha reka mbibutse ikintu nababwiye reka mbibutse ikintu nababwiye kuri mikoro ndashyakibuka cyane APR ishaka kujya mu matsinda birasaba budget iremereye cyane yisazo niba bishoboka urumva rone icyambere nako mwese muri hano icyambere no kwirinda injawuri imigurire y'abatogwe kuko iri bugure batogwe nishaka ibyihorera ikizakoresha sinkiza APR ikeneye abanyamahanga 11 babanzamo aho ndagushyigikiye naho mpagaze numbwire ngo Dauda numbwire APR y'amatsinda ndagushyigikiye cyane itari ikina na reyo ari Hilali Elimeleki oya APR ishaka kujya mu matsinda irashaka umuzamu wa metero 2 umunyamahanga ukomeye cyane urutare kabiri w'umunyamahanga gatatu imyanya 11 noheruka muri champion yo mu Rwanda batangira abanyarwanda naco batatu bajya mu mafana ndagushyigikiye batatu bajya mu mafana ariko nibishaka gutsinda ikintu abakinnyi 11 abasanzwe bose yaba umunyamahanga yaba umunyarwanda hanzi ifite nk'eshatu z'idolari umvugiye ibyo simbizi nta nicyo nongera budget iremere igura abakinnyi 11 nayo ibibeshwa ngo se kigana ngo ni mwiza kurinde kuri pasi Brati ture ni mwiza kuri pasi ni mwiza kuri pasi Dauda ni gitangaza kurinde kuri waziski na ba Roshi amafaranga bari wawe na baroshi watomboye Etihad ya Libya igiyemo baziziki Yanga icyo gihe ukivuga Dauda Yanga iraza ariko sigine reka nje mu baturanyi Yanga uvuze ngo APR yatomboye Yanga yaba yataye twatuvuga ibindi aba Dauda bakongera kubavuga niyo mpamvu APR ikeneye 11 bashya kuri budget iremereye ariko ibitari ibyo APR ntirajya mu matsinda kuko niba plan ari ibi ngo ba Dauda ngo ba Mamadusi ngo wabongera ubutabongera si urwego rwo mu matsinda APR abakinnyi ifite abene gihugu n'abanyamahanga ari umufana wambwiye ati buriya nubwo mumvuga ngo dutombora nabi jya ahubwo mbishimira Imana kuko ikipe tuba dufite ntago n'ubundi yajya mu matsinda niyo twatombora ikipe ntoya nicyo kiba kindi ku mutima at least twitwaza ko APR tomboye ikipe yo muri Libya yagiye muri Champions League tomboye ikipe zo muri itomboye Yanga yo muri Tanzania yakurasa ushobora gutombora ekipe yo muri Mauritania Nouadhibou yakurasa rose ushobora gutombora Otohodo yo muri Congo Brazza kakurasa Maniema ariko ibi ni ibiki watombora ekipe yo muri Côte d'Ivoire kakurasa utoni mu matsinda ya Confederation asaka mumozana Rorenzo na Maniema utoni mu matsinda ya Confederation APR kubitombora pyramide icyo ntakure no kubu yayitomboye muri round ya mbere ariko muri round ya kabiri gutombora pyramide hari ikintu kinini barinda urasezererwa ariko usezerewe n'ikipe itwara Champions ariko n'aya makipe yandi ari munsi yayo nibazo bikomeye cyane Center World Pop unakufume oya none se niba Hilali ese yakuramo Hilali hera kuri Hilali iri hano ese ni imikino ibiri inakiri mu Kigali bakinira i Kigali banakiri i Kigali ntabwo akoremerera mukoka bagenda gutya ameze nka Risa Sekisambu kwica nabi cyane ameze gutya abameze gutya ariko ari Hilali ntiyakwemera gukina imikino ibiri ubwo yasubira muri Libya ariko ni uko babiza kose bibaye uko mutomborana umfana uko bw'icyo kintu umfana uko bw'icyo kintu areba kuraza ubwenge nanjye nicyo ntekereza kuba ari pyramide ngo ni ikipe itwara Champions League kibazo biroroha cyane kubyumva ariko ushobora gutombora ekipe urushana bijano muri Afrika kagutera za kipe zo muri za Mali zifite za academy zikomeye ekipe kubera ko APR mu gihombo cyo guhangikwa abakinnyi bitwa ko bakomeye haje Watara w'igitangaza haje Togo w'igitangaza haje Laminba APR iri mu gihombo cy'abakinnyi b'abanyamahanga basanzwe cyane kandi bayihenze mu mafaranga niyo mpamvu navuze ngo inzira izakoresha kugura abakinnyi sinyize ariko APR ntuvuge ngo ifite abakinnyi beza ngo bazajya mu matsinda ifike igihe agaruye ka gafoto kera akabiri kangana aba Mamadusi ngo urashaka kujya mu matsinda arwanira umwanya agent Mamadusi shimwe rikara mutasi arwanira umwanya na barafeni hano mwari he
hano Shari Kayiro ushobora kuba regenta amadosi kabisa mwari Kayiro hano bari bagiye gushaka agafunguzo ko ku murindi aho kari karenze nawe akubita kwenye mushono bagiye kwiyandikisha muri kaminuza kugashaka registration